tubaye kazi mwese ko kurya Bosco TV ndetse na Inguni TV. Uyu munsi twagize amahirwe gura n'abakobwa ndetse n'abasore kuri yangingo mwagiye mudusaba ko twaganiraho. Ingingo ivuga ngo ese mu rukundo rw'abasore n'abakobwa ni bande abantu bakunda guhemuka cyane? Tubona kenshi abakobwa abahungu bitana ba mwana. Nkawe ubona ari abasha. Anje bose mbona n'abakobwa baragowe bose n'abahungu bose barahemuka. Bivuze ko kuri wowe ari abahungu bahemuka ari n'abakobwa bahemuka. Barahemuka bose. Urabyumva ute? Barahemuka, abakobwa n'abahungu barahemuka. Bitewe wenda n'umuntu uko ateye. Ariko cyane abakobwa nibo bahemukira abahungu. Ariko usanga rimwe na rimwe wera uradefanda abakobwa ko bahemuka ariko nukuri umuhungu. Warabyumva ati Diana? Natubwire Diana. Nje ku ruhande rwanjye bose barahemuka. Ariko tugendeye kubabazanya cyane mbese turabizi ko abakobwa aribo bahemuka. Bitagendeho ko n'abagabo murahemuka hose ku nguni zombi. Ariko urebye akenshi usanga abakobwa ari bashyirwa mu majwi yo hejuru cyane ko bahemuka kubera ko ngenzi umuntu yishyura umukobwa segonderi arangira amwishyura na kaminuza arangira umunsi wa graduation yereka undi musore ubona we yari yayahaza. Oya ngewe reka wenda ngaragaze nanone urundi rugero rw'ukuntu abakobwa bahemuka. Wenda abakobwa nabo baratubwira uyu uri kuvuga ati wenda nawe arebe atubwire ko abahungu bahemuka. Umukobwa murakundana cyane urabona abakobwa bakunda amafaranga. Noneho ntawe uyanga abakobwa namwe murayakunda abasore. Abakobwa urabizi ko ari abanyantege nke kenshi abenshi baba nta nakazi rimwe bafite ahubwo usanga batwaka amafaranga. Umukobwa urakundana nawe mu minsi mikeya buretse wenda ibyo n'ubuzima bwanjye bwiza. Ariko mutayobya bari budukurikiye. Ariko noneho hari ukuntu kuna n'umukobwa agahita atangira akagutura ibibazo ngo urabona ngo amafaranga nje kwisukisha ngo amafaranga ntera inzara ngo nabonye wagashakoshi keza kubera ko umukunda kandi ufite amafaranga ukaba wanayamuha pe. Uri umukobwa ukunda ntacyo utamukorera ntacyo utamuta ukamutaho ibishoro byawe yarangiza ejo bundi ukabona yagukase yiboneye undi ngo yabonye mu diaspora ngo nta mafaranga mugira murasabiriza. Ikibazo nanjye none se wowe ujya kuyamuha ari uko nta kintu mushakaho? Nyine ubukimushakaho ariko noneho nyine uma muri mu rukundo. Ariko ko se kuki umukobwa agira gutya sibyo ukabona aracomotse aragiye kandi yaragusezeranyije ko ariwe muzakomeza gukundana mu rukundo. None se abantu bose niko muri mu rukundo? None cyane ni mushana no kujya mu rukundo wenda muri kuvuga ko muzabana hanyuma none umukobwa akagenda agukura ibyinyo y'amafaranga yamara ko yagukumaraho agahita guta kigendera. Nabeshya Dia ngo mukunda amafaranga cyane ariyo mpamvu mukunda mu rukundo. Ngiye burangiye ukuntu nabyita aho ushobora kuba ufite sheri w'umusore munakundana pe mukundana byanyabyo ariko ku ruhande ukaba wifite kankiti gishuga dadi cyagutesheje umutwe cyakuyogoje saa sita nimugoroba kiguhamagara yirirwa kuratira ayo mafaranga kandi ukabona n'ubundi sheri wawe arayakorera ukavuga ati aho kugira nzamuca inyuma bimubabaze kamubwira ajya bintu uri umusore ukorera amafaranga 100 bya buri kwezi gute wowe tumva ko sheri utatuma asa neza no kugira ngo azaguca inyuma ajya kubihabwa n'abandi wewe kiruta wabimuha gusa nyine abakobwa nanone ntibubaha impamvu nyine umuhungu nyine arayamuha aze kubera iki umukobwa bigeraho yabona urusha ubushobozi wa wundi agahita ata wa wundi akagenda. None se ubwo urumva atari uguhemuka? Ikibazo niba se abari umwitayeho wowe utabasha kumuha keya nk'ibisanzwe nk'umusheri wawe utabasha kumwitaho ngo umuhe keya yakwaka amafaranga ati ngiye n'amafaranga nifitiye buretse ukamuhora utega iminsi ngo ngejo. None se urukundo nushingiye ku mafaranga? Wewe benshi umuntu urukundo ariko uramutaye uragiye ngo kubera yuko adafite nawe nuko nakeya umuha nk'ibisanzwe niba yiboneye undi umuhereza keya nawe akajya kumwihera nk'ibisanzwe nyine akagumya nyine niba abonye umuntu umwitaho nk'uko bisanzwe nyine. Ese je ndimo ndavuga uburyo ki abakobwa mwimuhemukira abahungu mu rukundo ngo uvuga ukuntu umuhungu ahemuka mu rukundo. Ese Dia urukundo nyakuri rushinja ku mafaranga ko nduba mwitsa ko kuba umuntu atagufasha bishoboka byose atakugera muri saro atakwambika ariyo mpamvu ibatuma muhemuka. Ese urukundo nyarwo rushingira ku mafaranga? Ntabwo rushingira ku mafaranga. Umusore w'umukene ntagakundwa kanshingira kuri ngiye ubwanjye ngewe ibi bisuko mfite nubwo biciriritse nta muhungu wigeze ubinshyira ku mutwe. Ibi ni nge wabyikoreye. Ikindi kandi nta nubwo bivuze ngo niba bakundanaga yamuhaga buri kimwe ntaga muretse ko yakasanze ufite amafaranga bashobora no gupfa ikindi gisanzwe cyane n'amafaranga wenda abana none nta kintu mbona bapfa gusa nyine bashobora gupfa n'ikindi gisanzwe.
atari ngombwa ngo byitwe la ngo majorite bapfuye, uko byumvikana urumva ko niba ese ubundi kuki nta mukobwa ushaka gukorana n'umuhungu ngo nawe ajya amukurira ijinisi nk'iyi amugure superisi nziza nawe amwatsi kuki mwumva yuko umukobwa ari ugomba umuhungu ari ugomba gukorera ibyo ngibyo umukobwa noneho mu minsi mike banatandukana cyangwa se umukobwa yakwibonera undi akamukwepa urumva rero ko ngewe ndimo ndatsinda kubera yuko abakobwa nibo bakunda guhemuka mu rukundo. nanone dushingiye kuri ibyo rero nk'ubu ni urugero ndi umukobwa mfite sheri yarwaye niba ngiye kumusura ntabwo ndi umukobwa w'ikigoryi ku buryo ndagenda imbokoboko ushobora no kujya kumusura ari muzima abahungu benshi bakunda za headphone ukavuga uti ndamugura aka headphone ka bingahe ndakeka nta n'ubwo yengeje ibihumbi 10 ukamushyira aka headphone ka bingahe ukamushyira ku n'ingofero cyangwa umukandara ntabwo bivuze ngo ni ikintu uba umufashije cyane impano uba umuhaye mwebwe abahungu mwebwe ahantu ibyanyu bishirira mwebwe abahungu ahantu amafaranga yanyu ashirira ni ku bisuko n'inzara mwebwe niyo mpamvu uvuga ngo abakobwa bajya mukunda n'ibiryo abakobwa bakunda n'ibiryo muba mushaka ngo umuhungu ngo agusohokane ngo akujye kukugurira ngo ifi urabona umukobwa urarya iki ngo jewe ngo ndarya inkoko ukibaza urumukara nanjye kankubaza nanjye kibazo nanjye kankubaza ngo ndarya ifisha urabyi wowe niba umuntu agusohokanye akakubaza ngo urarya iki nawe nuko abaze ko afite amafaranga yizeye wowe wajya gutumiza ubugari kandi wakwigisha ahantu hahenze kuki mukunda kuvuga ngo kurya inkoko mwumva inkoko arizo ziryoha mwumva inkoko n'amafi aribyo biryoha kuki utavuga ati wenda ndashaka wenda mbabwira impamvu buri muntu wese asaba ibiraha uca ku muhanda wirirwa ubirya n'amandazi byose ariko inkoko si inkoko umuntu ayiheruka nko muri rimwe kangahe byose muri kangahe nicyo gituma muhemuka muduhemukira reka nkubwire impamvu numva ko abakobwa benshi basaba inkoko sibyo ni inkoko nicyo kintu kiri civilize buri muntu wese usohotse aba yumva ko yakwaka nese uzajya gusaba urukwavu ibyo se ntibyatuma kuki utava yatungurira inyama z'inka zinka shawa pepe ibyo bintu byo gukora none mushobora no gusohoka mukamafanta gusa nahita norora inkoko rwose dia ibyo ntibishimangira ko abakobwa bahemuka mu rukundo urumva umusore murakundanye aguze inkoko 50 munsi mu kindi kimwe aguze indi 50 amafaranga yamara kumushiraho yabona atabasha kwigura ya nkoko bigatuma ushaka undi kubera ko wamenyereye kurya izo nkoko kandi we zikaba zamushizeho erega abahungu namwe mubigiramo uruhare wowe urifasha ubwiye umukobwa uti ndagusohokanye umujyanye ahantu harenze niba uvuze uti ngiye kugusohokana niba ubona ufite amafaranga make mujyana nyine ahangana n'amafaranga ufite wowe uranjyana ahantu bafite inkoko iri hejuru y'amafaranga ufite ejo bundi uzavuge ngo ndi kugukura ibyinyo cyangwa runakenera kunsukisha hari abantu bakoresha wenda igisuko cy'ibihumbi 10 kiri aho giciriritse kandi kikaba gisa neza ahubwo we wajya kumwira rero ukamubwira ati ngo ngiye nagukoresha nagushyiraho n'igisuko cya 30 abahungu namwe ntago mwimenya abahungu nabo ntabwo bimenya niyo mpamvu mu kuduhemukira mu rukundo ubwo bishingiye kuri bwa bukene bwacu cyangwa se bwa bushobozi bukeya nyine abahungu mwihagararaho arega umusore ukiri ngakundwa na nyina gusa nkunze kubizi okay nibwo rero uvuga ngo ariko birumvikana yuko mu rukundo abahemuka cyane ari abakobwa n'abahungu murahemuka duhemuka nyine gute arabagoye mu kihe si umwe si n'ababiri n'abangahe rwose niba atari nawe duha urugero rw'undi muntu wahemukiwe n'umuhungu hari umuhungu ari bwumve wenda ngo yariye ngo amafaranga y'umukobwa ngo yamukize mu rukundo none akamukwepa ariko abakobwa mwe mubikora buri munsi nose mwebwe ntabwo mubikora oya abahungu uburyo abahungu babikora umuhungu ashobora kuguhamagara akavuga ati nkiza amafaranga nk'ubu njyewe hari umujamanzi ni umumotari yari afite umusheri ukora muri resitora ariko nyine umukobwa amafaranga yakoreraga yari menshi kurusha ayo umuhungu akorera rero umuhungu umunsi umwe amubwira ati rero sheri wanjye nguriza 20,000 nurumva ko ari amafaranga make umukobwa arayamuhereza ariko nyine kwa ko mukundana ntago wabasha kumwishyuza iyo atinze ko yaguha n'undi nawe yurayeri no uvuga ngo nubwo buryo abahungu bakora kandi nanone nta mukobwa wabwira umuhungu ngo ntiza ngo nawe sufate wakanuza uzajya ubigenda ariko mu bigaragara ntago twebwe abahungu dukunda guhemuka kuko twabura abahungu tugira urukundo ariko mwe mukunda ibintu nuvuga ngo umuhungu nyine atifashije ateze gute ntago umukunda nuvuga ngo umukunze by'amaregeka niyo mpamvu n'ubundi
igihe kimwe na kimwe ugomba guhita umuta mu rukundo ukigendera. Mbese simba atsinze ubu Oya, rubanza kamose sindutsinzera. oya Oya. kamufasha kurutsinda noneho kandi noneho njye ku ruhande rw'abahungu sibwo aha rwose Nk'ubu, ubwo tuba tunarutsinze. ngenda umukobwa tunasoza sibyo ikiganiro. ngenda umukobwa sibyo tubwira muri Eh. comment ngenda umukobwa ubu tuvugana nyine oya nakore kandi ko kubyivugaho nk'umukobwa ni urugero ashaka umukobwa aba agomba kuba afite abashaka sibyo umukobwa gasubiramo mu kantu umukobwa umukobwa aba agomba kuba Aha, afite turabafashe sasa. abasheri batatu uwo bashobora no uwo kurenga ukorana wo kuzindukana oya Oya bose ahubwo umwe Oya. ashyiraho imisatsi undi ashyiraho inzara undi Oya, amusohora. reka tuza mubwire mubwire. bisobanure neza tuza ntabwo mubwire ari uko biba bimeze. hari uwo gukunda wa wundi uvuga uti uyu uko byagenda kose ntabwo yamva hamwe nyine dushobora kuvugana no kumwaka amafaranga bikaba byanantera n'isoni ubwo nyine nkarya ko yamaye kabundi wo hari na wa wundi wo kurindagiza guhobagiza mu mvugo y'ubu wo kurindagiza mu gitondo ukamuhamagara ati sheri nkeneye iki ejo ukamubwira ati sheri wanjye nkeneye iki nkeneye igisuko nkeneye inzara nkeneye imyenda nkeneye no kujya ku mazi hakaba na wa wundi noneho wo kuryoshya muri mwese nta rukundo kujya ruhari musohokera nk'ahantu muri mwese nta rukundo ruhari ari uwo kugenda mwajya muri rogi mwajya muri hoteli mwajya mu binani cyangwa no mu bishingwe hose abo batatu aho kabisa ni wo kuba mwagira nyine ni wa wundi uba wizeye uvuga uti bana uzaza uha ku mupuri akakuhera amafaranga ntabyo akakuryoha. mvuze Yego niko ibyo ntabyo mvuze kubera ko ngo uryoshye aba yaryoshye ahashoboka hose rogi se bajyamo koga hanyuma no kwishimisha uwo tugana ku nguwo. musozo w'ikiganiro cyacu ubona nk'ibihe bintu bituma abasore uvuga ko bahemuka bakunda guhemukiramo abakobwa ni nk'izihe mpamvu ubona zibitera impamvu zibitera nazo rero n'abasore nabo ntabwo mubasha gutekereza kangahe ngo namwe mubashe kwimenya kuko namwe mukunda abakobwa namwe murabikunda namwe ntukajye mubihakana kuko namwe mushobora kubona nk'umuntu yitambukiye yiyambariye neza gutya yigendeye neza gutya ukavuga ati iki cyana ni cyiza ariko ukagikurikira ukacyaka nimero ngo umunsi rero tuzasohokana ahantu kandi wajyayo ugasanga uhuriye n'uwo mwakundanaga nawe ni umurya kagabuye murya kagabuye. Reka Diane natubwiye sibyo ahubwo Diane giye namubaza ni izihe mpamvu mwe abakobwa muduhemukira bene ako kageni umuntu mwamushyize mu rukundo wenda mu bushobozi afite akoze ibishoboka byose kandi abikoze n'umutima ukunze ariko wowe ejo bundi ukabura mu kase ngo wabonye undi arega yavuze ko ari abasore batatu basanga uwa gatatu yitandirane nyine uko none hitandirane nyine ahubwo abasore ntibamenye urukundo barimo ni uwa mbere uwa kabiri ni uwa gatatu nyuma y'ibyo nyine ni uko bigomba kugenda nyine cyambere jya ubanza umenye niba ngo gusohokana niba uri uwo gukoranwa niba ari uwo kuryoshya gusa ubanza umenye ngo ugeneye urukundo rungana iki igabanya kariro kuri ako kantu twanasoza ikiganiro kuko kuri ako kantu ni game over ntacyo twakongeraho reka tubashimire abadukurikiye kuri iki kiganiro